Nk'ibisanzwe ushobora kubanza kumva ibice byabanje kuva ku cya mbere kugera ku cya gatatu kugira ngo uze gusobanukirwa neza uri muri iki cya kane mu gihe twaba tutaratangiranye. Ibice byose biri muri link imwe muri comment ya mbere. Umwamikazi yamenye amakuru ko nta muntu n'umwe umwami yari yishe mu miryango y'abasirikare no mu muryango wa minisitiri. Yumvise ko minisitiri atishwe kandi ko nabo basirikare bakomeje gufungwa, ndetse yamenye amakuru ko wari watigeze ahagera, ko ahubwo intumwa zari zoherejwe zapfuye bakazishyingura, ibyo nabyo ntabimenyeshwe. Yafashe umwanzuro wo kugira amaneko umukobwa amuhoraga iruhande ari umurinzi we, akamunekera umwami na minisitiri kugira ngo amenye ibijya mbere. Byari bizwi ko umuntu wese w'umugambanyi uwo ari we wese aho yabaga amenyekanye yahitaga yicwa mu gihe we na bagenzi be bose babaga bafashwe. None nta n'umwe mu bari bihishe inyuma yo gushaka kwica igikomangoma utari wagafashwe, abandi bose barishwe. Nyamara umwami yari akomeje kwanga kubica. Yatekereje ko hari ikindi kibyishemo. Yagiye kuri gereza yihishe ngo aganire na minisitiri. Minisitiri akimubona yarishimye cyane. Umwamikazi yamubajije uko bimeze, impamvu umwami atamwishe, nawe amubwira ibyo yakekaga byose. Yaramubwiye ati, wari uzi ko wa mwana wapfuye burya atari umwami? Umwamikazi ati, umwana wa Madira yari umukobwa, yarapfuye. Umwana w'umujakitawo n'uwamubyara w'umwami Daniya barabura. Minisitiri yarasetse ati, hari ibintu bibiri ukwiriye kumenya. Icya mbere, umwami yanze ko azica umwana w'umukobwa, bituma asaba Madira wari wabyariye rimwe na Kitawo kugurana abana ngo niwe uzica utari uwe. Ikindi, ni wabyaranye na Daniya, wa mwana w'umuhungu n'uwanjye. Hanyuma ugiye guhuza ibi bintu, abo bana babiri batabaye umuhungu wawe, batabaye igikomangoma Barite. Sinumvise ngo ni umuhungu n'umukobwa kandi ngo nabo barezwe n'umugabo utagira umugore. Tabira niba umwibuka, nyuma yo kumugira inkone kubera kubyarana na Kitawo n'umwana we ukamwica bamwitiranyije n'umwami, kuki yacitse we na Shimava bakaburira rimwe n'abana. Umwamikazi yahise amucecekesha ati, uramenye ntiwongere kuvuga ko ari njye watumye uriya mwana apfa. Yesu ushaka kuvuga ukuri koko? Nishe umwana utari we? Nawe ati, nsubiza ahubwo ari wowe. Koko Tabira, Shimava n'abana babiri barabuze cyangwa umwami yarabishe? Umwamikazi yahise amuva mu maso agiye kugenda. Minisitiri ati, nshaka kureba uwo musore watabaye igikomangoma, wasanga ari we mwana wanjye? Umwamikazi umutwe waramuriye. Umukozi we wari wazanye amufata mu maboko amujyana mu ngoro ye. Yikije umutima kenshi aribigisha ati, niyo mpamvu nabonaga basa. Uriya mukobwa ngo ni Doka naramubonye ngira umujinya usa nk'uwo nagize igihe menya ko Madira atwite inda y'umwami, kandi koko barasa. Minisitiri asa nk'uriya muhungu. Bivuze ngo uriya Doka ni umukobwa umwami yabyaranye na Madira, umwe wakundanaga na minisitiri akabatandukanye. Umwamikazi yatekereje icyo gukora kugira ngo amenye amakuru neza, nasanga ari byo ahita yica Doka. Yasabye uwo mukobwa amukoreraga guhiga amakuru nk'amaneko, akamenya buri kimwe umwami yapangaga mu ibanga, bigatuma abona ahera yica Doka. Ku rundi ruhande, umwami nawe yari ari mu mipango. Nyuma yo kwibonera ubwe Doka ari kwambikwa impeta na Barite agasubira inyuma, yakomeje guhuzahuza ibimenyetso. Yabwiye uwo murinzi we ati, natekereje ko uriya ari umukobwa wanjye. Nawe ati, kubera iki? Umwami ati, nkimubona namwiyumvisemo anyibutsa Madira, sinzi niba warigeze umwitegereza. Umurinzi we ati, nyagasani, ibyo uvuga nibyo, uriya mukobwa nibyo barasa, kandi nawe isoriremo, ariko se ibyo bimenyetso birahagije? Nawe ati, birahagije, kuko hari ikindi kimenyetso kimwe nabonye. Uriya mukobwa afite ikibiba hano nanjye gifite neza neza. Ese hari ibindi bimenyetso bikenewe? Uriya yita musaza we ngo ni Jabu, nongeye kumutekerezaho. Afitanye agasura na minisitiri w'ingabo, sinzi niba utarabibonye. Umurinzi ati, nyagasani, ibintu uvuga nibyo. Umwami yikije umutima aribaza ati, niba ari byo se koko uwo Varuwa yaba yaravuye he? Umurinzi we ati, biragoye ko yari gucikana abana ngo agumane izina, uko biri kose siko yahoze yitwa. Umwami arabyemera amubwira ati, ngomba gukora uko nshoboye kose akaza hano nkamureba. Shaka abasirikare 25 boherezayo, ushyiremo abasirikare bakuru 15, abasirikare twakoranaga ntaraba umwami nyiri igikomangoma, nibo bashobora kumenya neza niba Varuwa ari Tabira bataranamuzana, bakabimenya rwose bakigerayo. Abandi 10 baba bana batojwe vuba cyane bazi kurwana. Umurinzi ati, ubwo se barahamenya bate? Nawe ati, amazina arazwi. Wa musirikare wapfuye yavuze ko bagendaga babaza kwa Varuwa cyangwa kwa Tinari. Ubwo umudugudu witwa Mirata nibagenda babaririza iby'umugabo utarigeze ushaka umugore wareze abana babiri bitwa Jabu na Doka, ntibarahayoberwa. Niba mubura barajya kuri Tinari, ihute witinda. Yihuta cyane yagiye kubareba arabohereza. Uko kubohereza, wa mukozi w'umwamikazi yamenye amakuru ahita yamuzanira, amubwira ko abasirikare 25 bose boherejwe ngo bajye kuzana Varuwa. Umwamikazi yaribwiye ati, icyo ni ikimenyetso cyumvikana ko nawe yagize impungenge agatekereza ko uriya yaba ari umwana we. Nta yindi mpamvu yari gutuma amubona akamukunda, nuko ari umukobwa we. Ibyo minisitiri yambwiye ni ukuri. Yasabye umukozi we gukomeza gushaka amakuru, by'umwihariko akamenya uko Doka, Jabu na Barite bari kubana kugira ngo amenye aho yahera yica Doka.
Uwo mukozi yahise ajya kubareba, bari bapanze ko nibamubaza ikimuzanye ahita ababwira ko umwamikazi amutumye ngo arebe ko bameze neza. Yagiye yahageze abona ibintu bitangaje. Doka yari ari gukurura Jabu, yamujyanye ku gikuta ararira, aramubwira ati kuki wabikora? Uwo mumaniko yikinze ku nkingi ashaka kumva neza ibyo bari kuganira. Doka yabajije Jabu ati kuki wari uri kumwe na Nira? Jabu ati nabikoze nshaka kureba niba ari njye utari muzima, ariko nawe nturi muzima. Doka ati kubera iki? Jabu ati ngiye ngusangana na Bariti, namufashe mutandukanye nawe, sinzi uko niyumvaga, ariko ntabwo nigeze nifuza ko undi muntu wagaragariza urukundo cyangwa ngo umuhe umwanya nk'uko ubigenza kuri njye. Icyakora nibajije niba bikwiriye kuri mushiki wanjye, ndetse nsaba imbabazi Bariti. Yikije umutima akomeza kumusobanurira. Igihe Bariti yambikaga impeta Doka ntiyari yuko bari mu rukundo. Muri iyo minsi bari batangiye koroherwa, bari kuva mu byumba bakajya mu busitani bwari hafi aho, bakajya no kwibaraza. Aho hantu naho hari hagari mu rugero, kandi nta wundi muntu utabifitiye uburenganzira wari wemerewe kuhagera. Ubwo Doka yarahagaze hanze, Bariti yamuje iruhande aramubwira ati sinzi impamvu kuva nakubona umutima wanjye wahindutse. Umujinya n'uburakari nahoranaga byarashize, umutima wanjye untegeka kuba umuntu mwiza. Iyo ndi iruhande rwawe mba numva tutatandukana. Sinzi niba ari uko watabaye ubuzima bwanjye. Ndabizi ko amagambo mba mvuga rimwe na rimwe akurya mu matwi nk'iyo mvuze ko ngukumbuye cyangwa ukabazwa no kuba nkwitegereza cyane, ariko ufite ubwiza busagarira amaso yanjye, kuyagenzura birangora. Doka yashatse kumubwira nabi, yibaza impamvu yaba abikoze arayibura. Yarifashe yitsa umutima akagabanya umujinya yari agize, kuko ayo magambo yaratumye akumbura Jabu. Yaramubajije ati none ushaka iki? Bariti ati wenda ntimuzahitamo kuguma hano ibwami, muzashaka gusubira mu buzima mwahozemo. Ibikomere byanjye byo bisa nk'ibyakize kandi nshaka gusubira mu ngoro yanjye, ariko mbere yo kuba nava muri iki cyumba nari ndwariyemo, mu gihe mukiri hano mutaritegura kugenda, umwami atarabasezerera, nshaka kuguha ikimenyetso kizahora kikwibutsa ko uri intwari kurenza uko ubitekereza. Doka abitekerejeho yumva nawe nagenda azamukumbura. Bariti yari yaragerageje kubabera umwana mwiza, yari yarababwiye byinshi. Doka yarabyemeye, yemera ko umwambika iyo mpeta yari kumwibutsa ubutwari yagize. Nibwo umwami yazaga akababona. Umwami akimara gusubira inyuma, Doka amanutse hepfo. Jabu yaturutse ruguru asanga Bariti amufashe ukuboko. Doka asa nkaho atabyishimiye, wagira ngo hari icyo ari kwishinja. Jabu yahise aza kurura Bariti amunaga hirya, aramubaza ati ushaka iki kuri mushiki wanjye? Doka yahise yitambika aramubwira ati mureke Jabu, ntacyo antwaye. Jabu yamuvuye iruhande arakaye kuko yarabonye ashaka kurwanira Bariti, ariko agenda umutima uri kumubaza impamvu yabonana mushiki we n'umusore akarakare cyane nta kindi kintu bari gukora. Yitekerejeho yibaza niba yuzuye. Kuri uwo munsi bwira atongeye kuvugana na Doka kuko yari afite isoni zo kumureba mu maso kandi atekereza ko yari yamurakaje, ariko agombaga kurarana na Bariti byo nawe yari kubihungira. Iryo joro yaramubajije ati ese wufuhira mushiki wawe iyo umubonanye n'umusore wiyumva ute? Bariti ati mba numva bitandeba, keretse akiri muto ataraba mukuru ho nangaga ko yagira n'ubucuti n'umuntu mukuru wanamushoka, ariko kuko ageze igihe cyo gushyingirwa simbitindaho cyane ko isaha yashyingirwa mu bundi bwami. Jabu ati cyangwa no kurakura kari uri kumwe na mushiki wanjye ukaba uri kubivuga utyo ngo nyumvishe ko nakabaretse mukajya mwihugika. Nawe ati hoya si uko biri, ariko nanone ukwiriye kureka mushiki wawe akisanzura, kuko nubwo nawe ariko yiyumva kuri wowe bitewe n'uko mwakuranye, mumenye ko mutazashyingiranwa, none azashaka umugabo ate kandi umufuhira. Jabu ati ariko uramukunda? Bariti ati yego ndamukunda cyane. Ku munsi wa mbere ubwo aza kuntabara nabonye icyizere yigirira, imbaraga akoresha arwana nuko atagira ubwoba, mpita mukunda. Tukiri kwa Bina nibwo nabwiye umutima wanjye ntituza, umwamikazi wawe n'uyu. Kuva icyo gihe nashatse uko nakora buri kimwe ngo mwigarurire mwereke kumukunda, ariko aragoranye. Iteka bagutekereza sinzi impamvu. Ese ntiwakwishimira ko mbana na mushiki wawe? Jabu yahise amufata mu ijosi aramukanda aramubwira ati ucunge ururimi rwawe, kumukunda no kubana nawe biratandukanye. Yarongera amurekura, yitsa umutima aramubwira ati reka niryambere tongera kumvugisha. Mu museseri yatekereje byinshi cyane, aramubwira ati umbabarire Bariti, sinkwiriye kukubuza kumukunda kandi nawe uramutse agukunda sinababuza kubana, ariko ubu umuretse nkwiriye kubanza kuvugana nawe tukabiganiraho. Wasanga impamvu nabyishimiye ari uko ari wowe ufite ikibazo, wenda wazamushyira mu kaga. Ni umutima uri kumborera hakiri kare, wenda n'undi musore ntabwo nahangayika. Mu masaha yo mu gitondo yasohotse hanze ku ibaraza ngo arebe ko yamusanga, asanga Nira ari we wihagarariyeyo. Yamuturitse inyuma amufata mu maso, Nira atangira gufohera uwaba umufashe, ahita avuga ati intoki za Darisi ndazizi, iza Sabi ndazizi, niba utari Jabu. Jabu yarasetse ati ndumva wamenye. Yahise amukurura ati ngwino nkubaze. Bajyanye hepfo, Jabu ati twicare tube tunaganira, kuko ibyo ndakubaza ni byinshi sinabikubaza duhagaze. Baricaye barebana mu maso, aramubaza ati musaza wawe
iyo akubonanye n'umusore mwahuje urugwiro abyifata mate? Nira ati nka gutya turi kumwe se? Jab ati yego. Nawe ati byaba bimureba? Icyo twaba turi gukora cyose ntabwo byaba bimureba. Barebye ruguru baramubona, bahita bahuza amaso nawe ari kumwe na Sabi. Sabi yahise afata Darisi ukuboko bisubirira mu cyumba. Nira ati wabibonye rero ndi kuriya byaba bimeze, none yakora iki? Jab ati nyimba numva mbigizeho ikibazo. Nira ati nuko hari mwebwe mukundana, wowe na mushiki wawe wagira ngo hari ntimwigeze munarakaranye na gato. Mu gihe bari bakivugana ibyo nibwo Doka yasohokaga yababona n'abicaye baganira barebana mu maso, agaturuka ruguru araka agafata Jab akamujyana hirya akamwegeka ku rukuta agahita arira. Nira we yarumiwe ahita ahaguruka yisubirira mu cyumba. Ubwo ibyo byose ubumaneko umwamikazi yabyumvaga ahagaze ku nkingi kuko bombi baganiraga ku mpamvu umwe mubonana n'undi umutima ukamuvamo nk'ahamumutwaye. Jab yaramubwiye ati sinzi niba nabyita gufuha ariko sinishimiye kubasangana. Nonaha ntugire ngo hari ikindi twaganiraga. Nira namubazaga niba musaza wajya mufuhira nk'uko ngufuhira. Doka ati nari ngize ngo musigaye mukundana. Jab ati dukundana se ubundi byaba bitwaye iki? Doka ati sinzi impamvu, mbwira niba mukundana wowe. Nawe ati oya, namubazaga uko biba byifashe. Sinari nzi ko byakubabaza nk'uko byambabaje ubwo wari uri kumwe na Bariti. Doka yihanaguye amarira aramuhobera aramubwira ati jye nari ndi kumwe na Bariti, nari mfite ubwoba ko nudusangana utari bwishime nk'uko nanjye ntabwishima gusanganye n'undi mukobwa. Jab yikije umutima aramubaza ati ese ubu turuzuye? Byaba biterwa nuko twakuranye kuva mu bwana nta wundi musore wigeze uwo umwanya utari njye? Doka ati njye nahoze nifuza ko utakabaye musaza wanjye, ahubwo iyo ngiye kure numva nsigaye ndi njyenyine. Nabajije Nira niba ajya abona musaza we akabona ari mwiza kurusha abandi basore, ambwira ko nta kintu abona, ko aba atanabyitayeho. Kuri wowe sinzi impamvu numva ko uri kuvugana n'undi mukobwa uba ugiye kumunsimbuza, nawe nimba nkeneye ko mufata umwanya ngo muganire. Jab ati nanjye ndiko niyumva kandi iki ni ikibazo, njye nawe turakuze. Bariti yambajije niba utazakunda ngo ushake umugabo, ambaza niba ninjye tuzabana, numva nanjye binyobeye. Ariko se byashoboka bite uri mushiki wanjye? Doka yongeye kurira ati nanjye simbizi, sinjya ntekereza kuzashaka umugabo, mba numva mpagije. Jab yikuyemo amarangamutima ho gato aramubwira tuzashaka umugabo, njye nawe ntitwaryamana ntitwabyarana, uzakenera kubyara wubake ubuzima bwawe. Dukwiriye kubimenyera tukamenya ko buri umwe azashaka undi muntu akamukunda, ndetse nushaka gukundana na Bariti mukundane sinzakubuza. Yagabanyije ijwi aramubwira turetse ko nzajya numva uri kumuha umwanya wakabaye uri kumpa. Yahise amwiyaka yigira mu cyumba. Doka amukurikiye arira, ageze haraguru ariyumanganya ajya mu cyumba nawe. Uwo mumaneka akazi ke yaramaze kugakora neza, amakuru yose yashyiriye umwamikazi. Umwamikazi nta kindi kimenyetso yari akeneye, yemeje ko abana batavukana mu gihe nabo biyumvanamo bigezeho batazi impamvu. Icyakurikiyeho ko ari kuganira n'uwo mukozi uko bakwica Doka ataratangira no gukundana na Bariti. Babiganiraho bemeranya ko bizagenda. Maneko yabajije umwamikazi niba umwami namenya ko urupfu rwa Doka ari we rufite muri hare bitazamugwa nabi. Umwamikazi amubwira amagambo ateye ubwoba cyane. Maneko niwe byari kubarwaho akabizira, yagira amahirwe ubwo umwami akamubabarira. Kwica Doka ubwo ari kuba yigize igitambo cy'umwamikazi, kandi yari yararahiriye kuzakora ibyo amusabye byose. Yikije umutima amara umwanya atekereza uko ubuzima bwe bwari bugiye gushyirwaho akadomo no kwica Doka, kandi yagombaga kubikora. Nira yabonye uko Doka yari yinjira amubaza ati Doka kuki ubabajwe no gusanga ndi kumwe na Jab? Nawe ati nanjye sinzi impamvu. Nawe nuko agufata nk'umukunzi we bazabana, nta gufata nka mushiki we, imitima yanyiza ukuri. Doka aramubwiye ati ngwino tujye kuganira nabo bose bahari, ntabwo twaguma mu cyumba twenyine. Nira tugwise ukumbara musaza wawe kandi. Mu gusohoka Sabi yarahagaze hanze abonye Nira aramuhamagara. Igihe Darisi na Sabi bamubonana na Jab bari kuganira barebana mu maso, Sabi yabwiye Darisi ukuri ko yakunze mushiki we kuva kera akabura ahera bimubwira. Darisi yaramubwiye ati bimubwira uyu munsi abyage cyangwa byemere kandi ntubice ku ruhande. Niba yarigeze kugukunda ntarakugora, ntukende kumanza kumenya neza cyangwa kumwereka ko uri umwana mwiza kuko twarakuranye mwembi muraziranye. Genda umubwire uko wiyumva. Jab atazabimubwira mbere akaba yanamwemerera, kandi ntukwiriye guhangayikira Jab, wasanga ari ibindi baganiraga kuko Jab na mushiki we sinjya nizera ko bavukana nkurikije uko barebana, ukuntu bakumburana, uko babonanye bahoberana biranangaza. Biriya si byo abantu bavukana. Aramuhobera akamwegera cyane, weshya ari umugore uhobera umugabo uvuye ku rugamba kandi ari isaha imwe gusa yarishize batari kumwe. Muri ako kanya Sabi akimuhamagara, Nira yaraje aramwegera. Yamurebye mu maso umutima utera cyane ku buryo yumvaga ijwi rye rishobora kumusohokamo nabi, ariko ariyumanganya arikoroza aramubwira ati Nira ngomba kukubwira ikintu maze igihe kirekire mpisha. Sinshaka ko ejo hazaza hanjye hazuzura kwicuza ko nabivuze, nyemerera mbikubwire.
Nira aramusetse ati ni ubwa mbere nakubona umeze utya, none se ushaka kumbwira iki? Kubona utagiraga ubwoba iyo wabaga uri kumvugisha uretse udusoni duke duke, uyu munsi aho byakugendekeye bite? Sabati kuva nkiri muto nubwo ntabaga iwanyu navuga ko nakuranye namwe kandi ko twari nk'abavandimwe, ariko hari ikintu nageragezaga kuguhisha buri uko nabaga nkubonye. Nira ati ni ikihe? Kuri kuntera amatsiko. Nawe ati umutima wanjye wahoraga unsaba kukubwira ikiwurimo. Nagerageje kubyita ubucuti busanzwe, ndabihunga ndabyirengagiza, ariko uko twakuraga, uko twavuganaga kenshi byatumaga nkomeza kwita ku kuntu useka nuko ureba umuntu mu maso umwitayeho akumva yizeye, ndushaho kumenya ko ngukunda. Nira yaratunguwe abura uko yifata, agira isoni aramubaza ati Sabi urakomeje urankunda? Nawe ati si ugushimishwa nuko usa gusa, ahubwo nuko wafashe umutima wanjye buhoro buhoro utabizi. Natinye kubivuga kenshi ariko uyu munsi ndashaka kukubwiza ukuri, ndagukunda kandi niba umutima wawe ntacyo ntekerezaho ubimbwira uyu munsi. Icyo urambwira cyose ndacyubaha, gusa sinshaka gukomeza kukureba buri munsi ngo nkomeze kurwana n'amarangamutima yishe ngufitiye. Nira yamurebye atuje yumva umutima uri kumugisha impaka. Yikijijwe aramubwira ati Sabi sinzi neza icyo nagusubiza aka kanya, ibyo mbwiye binkoze ku mutima kuko bivuze ubikuye kure, ariko kuri nuko nagufataga nk'uko mfata musaza wanjye cyangwa umuturanyi twakoranye. Sinigeze ngutekerezaho mu buryo bw'urukundo nk'uko bimbwiye, ntabwo nigeze nimva ngushaka cyangwa gutekerezaho nk'umusore nshobora kubana nawe, ariko sinshaka no kuguca intege cyangwa kugutesha agaciro kubw'amarangamutima yawe. Niba unyubaha koko nk'uko bivuga, mu mwanya ntekereze nimvishe neza iby'amarangamutima, menye niba umutima wanjye ushobora guhinduka cyangwa niba wakomeza kukubona muri ubwo buryo bwa kera. Sinshaka kugusubiza mpubutse ngo ejo nzicuze. Mpigihe Sabi ndagusabye kuko urantunguye. Sabati ngushimiye kunyumvise, igisubizo cyose urama ndacyakira, ariko nifuza kumara amatsiko ukundana na Jabo? Nira amusobanurira ibyo yamubazaga. Sabati se ubundi bariya abantu baravukana koko? Babazwa nuko Barita akunda cyane Doka umusaza w'akabangama. Nira nawe yikundiraga Bariti ariko akabona ntaho yamuhera, ntacyo apfa kubahuza kandi wari igikomangoma. Yarabizi ko Barita agaragariza urukundo Doka, bituma amara umwanya atari kuvuga bitekerezaho. Sabi yamufashe ukuboko aramubaza ati kugiye kure mu bitekerezo, uri gutekereza iki? Nira ati ndaza kugusubiza, reka tujye mu bandi twumve icyo bari gupanga. Uba bagezemo basanga banogeje umugambi. Barita arababwiye ati nimwe mwaburaga, ubu none aha twanzuye ko ngiye kubakundisha ibwami. Bose barasetse, naho ati murabona ko tumaze gukira mu rugero runaka, na Doka ari kubasha gukandagira neza, Jabo we hasigaye inkovu, nanjye nubwo ntabasha kurasa umwambi cyangwa ngo ntere icumu kure, ariko amaboko ameze neza. Ubu se si icyo gihe ngo twisanzure? Bose basubirije hamwe bati nicyo gihe, dutembereza aho twifuza. Nawe atariko rero kuko Doka yifuje ko twajya ari gufatirwa ibyemezo, none ntibirashoboka, mureke mbajyana aho nshaka. Igikomangoma cyabanje kubatembereza mu busitani bunini bw'ibwami bwari bwuzuyemo indabo z'amoko atandukanye zaturutse mu bice bitandukanye by'igihugu, aho amazi y'isoko yanyuraga atemba mu miyoboro iyajyana ku kidendezi kinini cyari kirimo amafi. Aho barahageze bahamara akanya, Barita basubiza inyuma mu rundi ruhande rwari ruteyemo ibiti byera imbuto zatoranyijwe. Bose yarababwiye ati muce izo mushaka mwisanzure, uyu munsi saa sita turatungwa n'izi mbuto. Buri wese yagiye kuzashaka. Sabi na Nira bakubitaniye ku minyembe, bahuje amaso yibuka ko yamusabye urukundo agitegereje, agiramo isoni ukuntu ahita amubwira ati reka ngwanurire umwembe. Nira yaramwitegereje atangira kubona ko burya yamukunze kuva kera. Nibo bari bahagaze ku miyembe bonyine, yarayimanuye batangira kuyirya. Nira ashatse kumubwira ko amukunda ariko yumva yaba yihuse, yaratuje ashaka izindi nkuru abamubwira. Hirya nanone batatu bari bahuriye ku matunda, aribo Darisi, Doka na Bariti. Jabo yari yakomeje guhagarara hamwe ariko ibaza niba kuko ari muzima. Yarakomeje gutekereza ku mpamvu mu by'ukuri atumvaga ko Doka akwiriye kumujya kure ngo yisanzurane n'abandi basore. Baciye amatunda, babonye ahagaze wenyine, Doka ahita amubwira ati ubwo nawe niyo urarya turakuzaniraho. Bahise bamusanga ahari, Barita arivugisha ati Doka nshaka ko tujyana nkakwereka akantu. Doka yarebye Jabo mu maso aramwongorera ati sininda ndaje. Jabo aramwenyuye tutebuke. Yasigaranye na Darisi basangira izo mbuto. Barita yageze hirya aramubwira ati Doka muzasubira iwanyu? Doka ati yego bitari kera, ntiwakabaye wimbaza kuko umusaza aradutegereje. Nawe ati sinzi impamvu numva ntagishaka kukujya kure. Ese wowe wiyumva ute? Hari icyo waba untekerezaho? Umukobwa ati rimwe na rimwe iyo mbonye ukuntu we nyitayeho birandakaza, ikindi gihe nkumva nshaka ko nyitaho. Rimwe na rimwe mba numva ntashaka kuba ndi kumwe nawe, ikindi gihe nkumva nkeneye ko tuganira cyane. Nzagusiga ariko nzagukumbura.
Barita ati wenda ibwami nimwahakunze, ahari watekereje ko ibya hano byose ari bibi. Icyakora nyifite ububasha bwo kwisanzura, ahantu hose ndahemerewe. Ikindi umutekano ni wose kuko abagambanyi bafashwe, ndetse nshaka kubereka umuminisitiri wowe na Jabu Mukare wari wihishe inyuma y'urupfu rwanjye. Kuva navuka nibwo ikintu nka kiriya cyari kimbayeho. Mbikubwiye nshaka kukumvisha uko hano ibwami hari amahoro n'umutekano. Ibyago byahaba ni rusange, no mu baturage basanzwe hari aba bifuza kwica abandi cyangwa bakanabikora. Nshaka kukubwira ko nyuma yo kugukunda nyikubona wakomeje kunkurura, ngakomeza gukunda uko witwara. Doka yabaje kumucecekesha ati cecekaho, uri kuvuga ibiki? Unkunda nkande? Barita ati ndabizi neza ko kubyumva hari ubwo byakurya mu matwi. Ibi bintu nari mbizi rwose, ariko sinifuza kugukunda gusa, nifuza no kugutuza mu buzima bwanjye ukambera umugore. Nifuza kubana nawe ukazambera umwamikazi mu gihe nzaba narabaye umwami. Doka yishimiye ayo magambo, ariko mu bitekerezo byazamo Jabu. Yahise amusiga arigendera, Barita aramukurikira. Basubiyeho abandi bari basanga bari kuganira kuri Sabi na Nera bari banze kurekana, bari kuganira barebana akana ko mu jisho. Darisi yari yasobanuriye Jabu iby'urukundo rwabo, yabyishimiye avuga ati byaba ari byiza niba barakuranye, byaba ari nkaho njye na Doka ukuyeho ko turi abavandimwe, tukaba abantu basanzwe badahuje ababyeyi tukibanira. Nuko basanze bari kuganira, bababajije ibyo baganiragaho barabibabwira, maze bumvise ko Sabi na Nera bashobora kuba bakundana, bahita bagenda babasatira babaririmbira indirimbo y'urukundo bifuriza kurambana. Nera na Sabi bagize isoni banarakarira Darisi wari ubateje abandi, kubera ko Doka yabonaga Jabu ashobora kuzakunda Nera, kuko yarabonye ko Jabu atangiye kumwizera akamubwira ko yumva kuri mushiki we. Yahise avuga ati rwose muraberanye. Jabu na Bariti bose barabishyigikiye, ahubwo umwami nadusaba ko tumubwira icyo dushaka ngo atugororere, muzamusaba ubukwe bubere hano. Barabisetse, ariko Nera ahita abyumva ko muri abo basore nta n'umwe umukunda. Yahobeye Sabi abicishaho byagaciye, aramubwira ati ndagukunda cyane. Noneho ibintu byari bihindutse, muri bo hari habonetsemo abakundana ku mugaragaro. Darisi yarabyishimiye aranezerwa. Jabu atangira kwibaza ati wari nkanjye nakwishima harya? Sinakwishimira kubona Doka ahobeye umusore akamubwira ko amukunda. Yarongera aribwira ati ubanza hari indwara ndwaye imaze kugera kure, indwara yo gufuhira mushiki wanjye koko? Buriya se nuko nta babyeyi nigeze, ku buryo aramutse agiye ngasigara njyenyine nababara? Ariko sinifuza ko bamutwara iki gihe, ntabwo nditegura, mwiri kubanza kubyakira. Barita yakomeje kubatembereza, banyuraho abasore b'ibwami bakoreraga imyitozo, bahagarara gato. Jabu areba uko bitozaga nk'uko babyifuzaga, byaramushishikaje. Barita amubwira ko bazagaruka. Bakomereje mu cyumba cyabikwagamo imiti, abaganga bayitegereza neza. Darisi arabyishimira, ariko barakomeza. Yabakomezanyije aho babikaga imitako n'ibindi bintu bya kera. Ahageze yasabye umwe mu barinzi baho gutumaho mushiki we. Igikomangomakazi yarahageze, bose batungurwa n'ukuntu yari mwiza cyane, yambaye imyenda ihenze. Bari baramenye ko bagomba kumwunamira, bose barabikora. Doka we yahise yubura umutwe amureba mu maso, aramubaza ati kuki utazaga kureba musaza wawe? Igikomangomakazi cyamusubije giseka kiti nanjye iyo narwaye ntaza kundeba, ubwo twarishyuranye. Barita aseka ati wari unkumbuye se? Nawe ati nagukumburamo iki, gusa nari mpangayikishijwe n'ibyakubayeho, nifuzaga kukubona nuko nari naragiye mu butumwa. Barita ati nibanga wadusangije ku byo wari waragiye gukora? Yaramusubije ati hari abaturage bari bakeneye kuganirizwa, n'agace mama yoherezamo imfashanyo buri mezi 3, nari nagiye kureba uko zikoreshwa. Barita yarabyishimiye ati noneho twereka ibintu biri hano, ubaganirize, bakubaza ibibazo byose bifuza. Bamubajije ibibazo, Doka aramubaza ati witwa nde, kandi kuki udahura kenshi na musaza wawe? Nawe ati nitwa Birera. Ni inshingano buri wese agira, nizo zituma tutabonana kenshi, gusa buri umwe afite undi ku mutima, ariko guhorana no guhura biba gake bitewe n'izo nshingano. Dukora ibintu bitandukanye kandi bidusaba kubiha umwanya uhagije. Yaberetse ibyaraho, Nera yumva asubijwe. Cyari icyumba kinini cyabikwagamo imitako y'ibwami, cyubatswe mu mabuye meza ashashagirana kandi akomeye, gifite igisenge kirekire cyari kirimo parafo irabagirana. Hari harimo udusanduku dukozwe mu birahure twari turimo imikufi miremire n'impeta bikozwe muri zahabu n'ifeza. Hari amasaro, inigi, udushumi twambarwaga ku maboko no mu gahanga, byarakozwe mu buryo bw'ubugeni buhambaye. Hari n'inkuta zari zishushanyijeho ibimenyetso by'ibwami, amafoto n'ibikoresho by'amateka byambarwaga n'ababaye ibikomangoma kera. Mu gutangana no kwishimira ibyo babonaga, basabye gusa kwemererwa kwambara by'akanya gato amakamba n'imikufi kugira ngo bumve uko byaba bimeze mu rwego rw'urwibutso. Doka na Jabu basaba gufata ku nkota z'icyubahiro bakazifata mu ntoki bumva uburemere bwazo. Byose barabyemerewe. Nera yambaye imyenda y'ibikomangomakazi, Birera aramubwira ko bimubereye. Doka nawe yageze ava mu by'inkota yambara ikamba n'imyambaro y'abamikazi ba kera,
bose barisanzura bambaraho bakora kuri buri kimwe cyari gihari. Barita yarasezera ababwira ati noneho cya kibazo mwagisubiza nk'uko mwagisubije. Bose noneho baravuze bati oya, ho biratandukanye. Hari bimwe byatuma umuntu yifuza kubera avukiye ibwami ari igikomangoma cyangwa igikomangomakazi. Nirabonye imikufi akomeza kuyitegereza basaba ko bamuhaho. Barita aramubwira ati nimuhumure nzabaha impano zirimo n'imikufi, ariko ibiri hano byo bifite amateka akomeye cyane. Basohotse muri icyo cyumba Birera asaba abarinzi kongera gufunga. Yababajije aho berekeje, Barita ababwira ko agiye kubereka ku ngoro ye ko batari bukomeze kubana nabo aho bari barwariye. Birera yarabaherekeje bagirana nayo barahareba, hanyuma kuko yari yabishimiye abaza abakobwa ati ntawe muri mwe ushaka kuza kureba aho mba. Bose barabyemeye bajyana nawe. Barita yabonye bageze hirya basaba guhagarara, abaza Darisi, Sabina, Jab ati murabona Birera adasa na Doka? Murabona nta hantu bahuriye? Jab yarebye neza aravuga tuzi ko ari byo. Bose barabyemeje ariko ntibabitindaho. Birera yarababwiye ati turi bwirebe mu ndorerwamo nini iri mu cyumba cyanjye turebe ko dusa. Bagiye baganira, nirababwira ko nawe ari kubona bafitanye agasura. Binjiye mu cyumba cye cyari hakurya mu ngoro ye bwite. Bagezemo bombi babona hari batarigeze baba ku isi. Aho yararaga, ibikoresho yari afite, abaje bamukoreraga, byose byatumye babona ko ari ubuzima batari bakabayemo cyangwa bari kuzapfa batabayemo. Ahubwo nabwo batazi ibwami ntibari kuzigira babona aho umuntu ubaye mu buzima buhenze nk'ubwo ngubwo bwiza gutyo burimo ibintu batari bakabonye kuva bavuka. Bose birebye mu ndorerwamo koko babona basa. Birera aramubwiye ati niyo mpamvu we n'uyu mukobwa nabikundiye, ariko abantu basa ntacyo bapfana. Narumvise ngo ku isi nta muntu ubura uwo basa, ngo nibura haba hari abantu bane basa 100%. Nishimiye ko mbonye umwe muri bo. Doka nawe ati biratangaje ukuntu amaso yacu ameze kimwe mu ndorerwamo. Uzi ko dusa koko? Ni ukuri birantunguye. Nanjye nishimiye kubona umuntu dusa. Nira yarebye ku ruhande baramubwira bati nawe turasa, humura we kumva ko tugutereranye. Yarababwiye ati ntabwo muntereranye, ahubwo ndi kwibaza ukuntu abantu basa. Uzi ko ibintu nari nabyitayeho, murasa cyane rwose. Ku rundi ruhande abasirikare 25 bari bamaze kugera mu gace ka Mirata. Babarije kwa Varuwa barahabereka bamubuze bakomeza kwa Tinari. Bakimubona babandi bakuru bagera muri 15 imitima yahinze imishyitsi. Uwari ubahagarariye yategetse ko bamufata bihuse kuko arazi imirwanire ye. Yarabizi ko barangaye gato yabacika, yabona intwara akaba yabarwanya bose kandi akabatsinda. Uwo yari Shimava, umwe waraburiye rimwe na Tabira. Umusirikare umwe yise amufatiraho inkota aramubwira ati turaziranye, urabizi ko ntakuyoberwa? Kuki wahinduye amazina ukaniyogoshesha umusatsi wose? Tinara ati wimbaza ibyo ureba, umusatsi n'ahandi wo wagiye. Nagize amahirwe nzana uruhara ndahinduka. Undi wumva nawogoshesheje ariko ni mukiya nogoshesha. Iyo nahindura amazina mwari kuzamfata vuba, ariko nimureba igihe cyose giciyeho. Kandi nakabaye narahunze umunsi menya ko Doka na Jabo baje bwami. Nirangayeho. Nuwo bati Tabira niwe wahinduye izina akita Varuwa. Yarasubije ati yego. Umusirikare ati none ari he? Shimavari wari yise Tinara ati nzi ko mwamufashe mbere. Ubushize we haje abasirikare aza kumbwira ko bajyanye guhiga muri Migago. Sinamenye ibyakurikiyeho kuko ntiyagarutse. Nyuma yo kumubwira ko abasirikare baje icyo gihe bapfuye bakabona imirambo yabo we niba mubone, baramubwiye bati ugiye kutubwira aho ukeka ko yaba ari hose. Tugomba gusubira ibwami nawe tumujyanye. Shimava ati nanjye nari maze kurambirwa kubaho mu kinyoma nihita n'amazina atari ayanjye. Ndabizi ko nigera ibwami nazagaruka ndi muzima. Nimureke nsezere ku bana banjye batuye hafi aha, hanyuma ndabajyana ahantu hose ntekereza ko Tabira yahungira mu gihe yaba ataraje ibwami. Ndabajyana aho Varuwa yaba ari rwose. Niba kuko abasirikare barapfuye byanga bikunda aho ntekereza ko ari niho yaba ari. Umukuru wabo ati ubwo se nturi kubeshya? Kumutwereka urabizi ko ari kumugambanira kuko ntabwo umwami azamubabarira. Kuki uhisemo kubikora? Nawe ati namufashije gucikana abana, ariko aho umugore wanjye apfiriye nkabona agahinda abana banjye bagize, natekereje ko Doka na Jabo bazagira agahinda umwe mu babyeyi babo bapfuye ntibabimenye, bakazabimenya nyuma batabasha no kumubona. Nanone ntekereza ukuntu umwe muri bapfuye wenda Doka agapfa cyangwa Jabo agapfa, ukuntu byaba biteye agahinda mu gihe wenda ababyeyi babo baba barifuje kubabona. Ibaze ko baba bapfuye batabonanye nabo. Umwami nambabarira azareka ubugingo bwanjye bukomeze kubaho, natambabarira nta kibazo. Jabo na Doka bazaba bamenye ukuri, bamenye ababyeyi babo. Icyo kirahagije ngo mbereke aho Tabira ari kuko ariwe warushaho kubabwiza ukuri. Nyuma yo gutandukana na Birera, Doka na Nira bongeye guhura n'abasore mu byumba kuko nabo bari batandukanye na Bariti. Bariti we yari yagumyeho yari asanzwe aba mbere, yasigaye mu ngoro ye. Abarinzi babiri bongeye kuba bari kumwe nawe, n'ahandi hantu yari kuzongera kujya batamuri iruhande. Rimwe mu masaha nyuma ya saa sita izuba ryenda kurenga, aho yari ari mu cyumba cye yakumbuye cyane Doka.
Yakomeje kumutekerezaho, bugorobye umwijima ukomeje kuza amatara yatse, yifuza kujya kumureba ngo amuhe igisubizo, amubwire niba yakwemera kumubera umukunzi bakazabana. Yabwiye umurinzi uko bimeze, umurinzi aramubwira ati ko bugorobye se? Barita ati nicyo kibazo nanjye mfite, kandi nifuza no kubajyana kureba aho Minisitiri w'Ingabo afungiwe, bakareba umugabo washatse kunyica bakantabara. Nshaka kumuganiriza nabo bumva kansobanurira impamvu nyamukuru ituma yifuza kunyica, kuko batekereje ko ibwami nta mahoro umuntu yahagirira. Kubera we yatumye Doka yanga ibwami ku buryo yumva atakwemera kumbera umugore, kuko nyine ngo ataba atekanye mu gihe umugabo we nawe yaba adatekanye, bahora bashaka ko bamwica. Umurinzi we ati niba ari kubyifuza reka tuguherekeze tujye kumureba. Bageze aho bari kuba, Barita ahera mu cyumba cyari kirwariyemo Jabu. Yasanze atarimo, akata hirya mu cyumba cyari kirimo Sabina Darisi. Yamusabye ko bajya ku ruhande bakavugana, aramubwira ati wowe na Doka none ubu nshaka kubereka wa mugambanyi. Aya niyo masaha meza, mwaza tukagenda. Jabu ati Doka se ari uri kubona baramutwaye. Barita n'ubwo bati ni bande bamutwaye? Nawe ati umwamikazi amutumyeho. Barita ati kuki wemeye ko ajyayo? Mama cyagiye yari yamurakariye, none n'icyo abamushakaho? Ushaka kubura mushiki wawe? Nawe ati yarahagaze hanze ansanga mu cyumba aho naganiriraga na ba Sabina Nira, aje kumbwira ko umwamikazi amutumyeho wa mukobwa bagendana, ngashaka kumusaba imbabazi. Barita yabwiye umurinzi umwe ati isigarana na Jabu undaze tujyane. Mama sinamwizera, iyo yanze umuntu aba afite impamvu kandi amwangana n'umutima we wose. Doka ashobora kuba ari mu byago. Biruka cyane bageze ku muryango w'ingoro y'umwamikazi, atanakomanza ahita amwinjirana. Yasanze umwamikazi ari kwinywera inzoga yasinze, Doka nawe hari batari kumwe. Yamubajije aho ari, umwamikazi rero atangiye gusinda arisetsa ati namenye uwo ari we, nakabaye naramwishe akiri umwana. Barita ati mama Doka ari he? Ninde wakabaye warishe akiri umwana? Nawe ati namwice, sinshaka kujya mubona nkibuka ibyo so yankoreye. Barita yafashe inzoga yanywaga yimena hasi arakeye cyane. Umwamikazi nawe arakara kurushaho, aramubwira ati Doka agomba gupfa, sinshaka ko akomeza kumpagarika umutima. Barita arakaye cyane akomeje kumubaza aho ari, amufata mu ijosi. Abarinzi bagira ubwoba bwo kubegera ngo batabare, kuko nawe bamufataga nk'uzaba umwami wabo, kandi umwami yari arenze ku mwamikazi. Umwamikazi akomeje kutavuga aho ari. Barita agira ikiniga aramubaza ati kuki wanga Doka? Umwamikazi ati nzabigusobanurira nyuma yo kumenya umwanzuro se azafatira uwo natumye kumwica, kuko niwe bizabarwaho. Inzoga zatumye akomeza kwivamo, aramubwira ati sinzi ahari bumwicire, ariko agomba kubikora. Natamwicira ijoro njye ubwanjye ndamwicira. Barita yabonye naguma ari bumwice, yari bwice nyina, kandi ntiyarazi ahari bushakire Doka yakundaga cyane. Yajyanye n'umurinzi wamusaba ko bashakira ahantu hose. Mu gushakisha, Barita ubwo yihuriye n'uwo mukobwa ari gusohoka mu nzu yo ku ruhande yabikogamo ibikoresho bitagikoreshwa. Yesu amufatira inkota ku ijosi, aramubwira ati kukwica ntibiri bubarwe nk'icyaha, numbwiza ukuri ndakubabarira, ngo urinde cyangwa ngo ushakire inzira ucamo ukava hano ibwami ukajya kubaho wisanzuye. Umumaniko aramubwiye ati nyagasani niba uvuze ukuri koko utari bunyice reka mbikubwire, nanjye nari mbizi neza ko bitararangira amahoro, nemera kugendera ku itegeko ry'umwamikazi. Mu by'ukuri umwamikazi aranyizera ku buryo nakomera no kumupfira semeni ibanga rye, kandi njyewe sinshaka gupfa, niko natojwe ariko ngomba kubihinyura. Rero ibyo nkubwira ubyizere. Barita ati ngaho mbwira ndakwizeye, ndetse nongeye kugusezeranya mbere ko ibyo navuze ndabyubahiriza. Doka ntaba akiri muzima ndakure kucike cyangwa se nkwirindira ubwanjye. Nawe ati ni muzima ariko akeneye kwitabwaho. Umwamikazi amaze kumenya ko Doka ashobora kuba ari umukobwa w'umwami, yafashe icyemezo cyo kumwica akamukuraho mbere y'uko ukuri kugaragara. Yambwiye ati jya kumushaka umubwire ko namutumyeho, umubwire ko nshaka kumusaba imbabazi, ko nicojeje kuba ntaramushimiye ko yatabaye umuhungu wanjye. Umuhe icyubahiro umwereke ko wamwubashye, umujyane mu cyumba cyo hepfo nta muntu uza kubabona. Nagombaga kumutera akakuma ko mu musatsi agahita apfa, ariko twageze mu cyumba murebye koko nanjye mbona n'abankoze umwami mu mara niba koko ari umwana we. Barita yumvaga atari gusobanukirwa neza iby'uko Doka yaba ari umwana w'umwami kandi umwami ari se, ariko yanga kubimusobanuza ako kanya kuko yashakaga kumutabara mbere ya byose. Maneko yakomeje amubwira ko yahise ajya kureba Doka akamusanga ari wenyine, yamusaba ko bajyana akabanza kubibwira Jabu. Yarengejeho ati iyo nyemerera ntabanze kubibwira Jabu kuko nari musanze ari wenyine hanze, wowe wenda nari kumwica ntihagire ubimenya, ariko yabanje kumubwira aho umujyanye, kandi ndakeka Jabu yabibwiye abandi. Byanga bikunda kumwica kwanjye kwari kumenyekana vuba, umwamikazi akanyihakana nk'uko twabyemeranyije. Ubwo yanyimbwire ko nihagira umfata nshaka kwica cyangwa namaze kwica Doka, nzavuga ko ngukunda, nkaba narabonye ukunda cyane Doka utankunda njyewe, bityo ngahitamo kumwica nta muntu ntumye kugira ngo atazakuntwara. Muri make kwica Doka byari kuzafatwa ko ari uko ari kugufuhira byatumye mwica. Barita yaramubwiye ati mbwira aho ari, ibindi urabimbwira ndi kumureba.
Inote mu gihe twerekezaga mu nzira y'inyuma igana ku ngoro y'umwamikazi, namucishije ahantu hijimye mujyana muri iki cyumba kidakoreshwa kenshi. Yatangiye kwibaza impamvu ariho muzanye, agiye kundwanya mukomeretsa ku bikomere byagwa hasi. Nari ngiye kumutera kuma mu matwi ngo gahinguranye, umutima urambuza sinabikora. Niwe muntu nagiye kwica nkagira ubwoba. Yavuze adedemanga ati namunize mukanda mu ijosi, musigari kwahagera cyane kandi amaraso ari kuva ari menshi. Barita yumvise ibyo yamukoreye arakaye cyane ahita amuca umutwe. Kwihanganira ibyo yaramubwiye ko yakoreye Doka byari bimunaniye burundu. Umurinzi yaramubajije ati nyagasani kumwishe ninde uragusobanurira ibyo yavugaga bitumvikana by'uko Doka ari umukobwa w'umwami? Ubwo se yaba ari mushiki wawe? Barita tubimbwiye namaze kumwica tujye kureba Doka. Bihuta cyane bagiye kumureba basanga asa nk'uwahwereye amaraso ari kuvirirana ku kaguru. Barita arira cyane iramuteruye banyura ku matara berekeza aho Badarisi bari bari. Bagezeho Jabu n'umurinzi we wundi bari bagihagaze babategereje ku ibaraza ry'iyo nzu bavurirwagamo. Jabu amubonye umutima umuvamo asakuza cyane avuga izina Doka. Umujinya wamubanye mwinshi asanganira Barita aramumwaka wari umwinjiriza, amaraso ari gutonyanga hasi. Yageze imbere yabo naho bikangamo, nira we yifata mu maso atinya kumureba. Jabu arababwira ati nimurebe ko agihumeka. Dahise yamurebye mu maso aramubwira ati birasa nk'aho agifite umwuka muke, umutima we uracyatera. Jabu turamuvura akire, nawe tugiye kubanza guhagarika amaraso kuko igikomere cye cyaviriranye cyane kandi yakomeretse ahandi. Uko biri kose wagira ngo yaguye hasi abanje umutwe, urabona ko nawe ariho udusebe dukeya, hari kuva amaraso make make. Ikindi urabona amaraso mu kanwa. Rero tugiye kubanza twahagarika amaraso ari kuva, ibindi byo turaza kubikubwira. Barita yari yahageze ahagaze afite ubwoba yabuze icyo avuga. Jabu yamufashe mu ijosi n'ikiniga cyinshi amarira amanuka ku matama, aramubwira ati umukoze iki? Ni umwamikazi, mbwira njye kumwica niba ari we umugize uko. Abarinzi bashatse gutabara igikomangoma kuko arakomeje kugifata mu ijosi. Barita arababuza ahubwo ahita abwira umwe ati genda ubwire umwamikazi ko umugambi we mubisha waburijwemo. Ugiye no kwirega ku mwami umubwire ko watabaye Doka ukica umukozi w'umwamikazi. Jabu arabyumvise aramurekura apfukama hasi ararira. Aho kugira ngo Barita amwigure yamwicaye imbere nawe yubika umutwe, bombi bafatanya kurira. Nira yananiwe kwifata nawe arabunganira. Sabi na Darisi bo bari bahise bashyashyana bakomeje gushaka uko bamugarurira ubuzima. Naha dusoreje igice cya 4 naho mu gice gisoza. Ntucikwe na finale.